Haleluya, Imana ishimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'uko urabagirana umunsi ku munsi. Imana ikumpera umugisha, Imana ikomeze kukwagura kandi Imana ikomeze kugukorera iby'imbaraga, kandi muri by'uko urabagirane uhakiriremo urufunguzo rukingura umugisha wawe. Hari umugisha wawe wari uri ahantu hihishe, Mana iwugaragaze iwukureyo, uveyo uwufate mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni by'uko urabagirane. Uyu munsi turi kuwa gatatu, itariki ni 8 ukwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. By'uko urabagirane y'uyu munsi, Imana irirahiriye ku buzima bwawe, Imana irirahiriye ku cyo yavuganye nawe. Munsi Imana intumye kukubwira ngo irirahiriye. Ni Imana izirikana, ni Imana itajya itatira igihango, kuko ntabwo ari umuntu ngo yibeshye, ntabwo ari umuntu ngo yicuze, ntabwo ari umuntu ngo yibagirwe. Imana irirahiriye, uko yabigambiriye niko bizaba ku buzima bwawe. Ko yabigambiriye ko izaguha umugisha niko izabikora, ko yabigambiriye ko izagutabara niko izabikora. Naho haza imiraba, naho haza intambara, magambo akaba menshi, urusaku induru zikaba nyinshi, uko Imana yabigambiriye ku buzima bwawe niko bizaba. Iravuze ngo izagutabara, kandi koko izagutabara, kuko icyo Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Iravuze ngo izaguhindurira amateka, kandi koko nibyo izayahindura. Ni impamvu z'igihe, ni impamvu z'igihe, ariko icyo Imana yavuze uraza kubyuka igitondo kimwe ukirimo, uraza kubyuka igitondo kimwe ukisangemo, uraza kubyuka igitondo kimwe wisange mu mugisha w'icyo Imana yakubwiye. Uraza kubyuka mu gitondo kimwe wisange mu mugambi w'icyo Imana yavuganye nawe. Uraza kubyuka igitondo kimwe wisange mu cyo wasengeye, kuko Imana ni intahemuka. Imana ni intahemuka, Imana ntihemuka, Imana ni ariko ndagira ngo Imana ntihemuka. Abantu bahemuka, ab'isi bahemuka, ariko Imana yo mu bumana bwayo ntabwo ihemuka, ntabwo izaguhemukira, ntabwo izaguhemukira. Ntugire isoni zo guhamya umwami wamenye, ntugire isoni zo kumwizera, ntugire isoni zo kumwiringira, ntugire isoni zo kumuvuga uko yari ari kera, n'uyu munsi niko akiri. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebana ijambo ry'Imana riboneka muri Zefaniya, ibice byaho ni 3. Turasoma n'umurongo waho wa 14. Haranditse ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isiraheli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaraguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka uri muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi i Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Imana ishimwe. Umva rero, ijambo riravuze ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, ririmbire, rangurura yewe Isiraheli we. Umva rero, nubwo bivuze iki? Bivuze ngo ahari umubabaro, ahari agahinda, ndetse wabirebaga bigukanuriye amaso ubireba imbere yawe,
ubona yuko kumwara guhari, guseba guhari, ariko ijambo hano riravuze ngo iririmbire, ririmba. Niko ijambo rivuze, ririmba, 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 ririmba. Hari impamvu zo kuririmba. Kubera iki? Ibyishimo birabonetse, hari amarira. Ya marira wariraga, Imana yahinduye ibitwenge. Wa mubabaro, Imana iwuhinduye umunezero. Kagahinda, Imana igahinduye ibyishimo. Hanyuma rero Imana yiravuze ngo ririmba kandi unezero. Haleluya. Kubera iki? Niki cyabaye? Ikibaye Uwiteka yagukuyeho imanza. Hari imanza zari ziri ku buzima bwawe Uwiteka yarangije. Hari imanza z'abazimu, hari imanza z'abadayimoni, hari imanza z'abarozi, hari imanza z'abapfumu, hari ibyari biri kukurwanya, hari ibyari biri kukunaniza, hari ibyari biri kugutsikamira, hari ibyari birimo kukubuza amahoro, hari imbaraga zari ziri kugusumbura. Ariko Imana y'amahoro iravuze ngo igukuyeho imanza, igukuyeho imanza z'abadayimoni, igukuyeho imanza z'amahugu. Hari abantu bakurega ibintu bitabayeho, ibintu by'ibinyoma nawe ubwawe utazi ngo bituruka he, ariko bakabikurega, bakabivuga hirya no hino, amagambo bakayakwiza, bakakuvuga, bakagusebya. Wareba ukavuga ati ariko ni iki nzira ko? Ubundi nzira iki? Ugasanga ukibaza ngo ubundi nzira iki? Ariko bakakuvuga, bakakumwaza, bakakunyega, bakakuvuga nabi. Ariko Imana iravuze ngo igukuyeho imanza zari ziri ku buzima bwawe. Imana igukuyeho imanza yari yaraguciriye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imanza yari yaraguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umva, oh my God, abanzi bawe Uwiteka Nyiringabo Imana arabafashe bose, abajugunya hanze. Abanzi bawe, bamwe batakuvuga neza, bamwe batakwemera, bamwe bakugambanira, bamwe bagusebya, bamwe bakuvuga amagambo, babandi bagutega igico, babandi bahora biteze kukubona wasebye, bahora biteze kukubona wamwaye. Ibintu birahindutse. Abari bategereje kukubona wamwaye bagiye kukubona ushima, bagiye kukubona unezerewe, bagiye kukubona umeze neza, bagiye kukubona usohokera mu mbyino z'abanezerewe, bagiye kukubona ufite amahoro menshi. Niba kubaza ngo kuki wuzuye amahoro, aho ngaho niho uzabasubiza ngo ni Yesu wangiriye neza. Iyo ndirimbo ugiye kuyiririmba. Kubera iki? Bagiye kukubaza ngo kuki wuzuye amahoro, bagiye kukubaza ngo kuki wuzuye ibyishimo, bagiye kukubaza ngo kuki urimo uraseka kandi uri mu bihe bigoye. Ubukene bwose ufite none urimo uraseka, amadeni yose ufite none urimo uraseka. Aho ngaho niho uzabasubiza ukababwira ngo ni Yesu wangiriye neza, kuko Imana y'amahoro igize neza kandi ikoze ibikomeye. Imana ishimwe. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibi bikundi. Umva rero, Uwiteka Nyiringabo Imana ari muri wowe imbere, ntuzongera gutinya ibi bikundi. Umva, bishatse kuvuga iki? Bivuze ko hari ubwoba wari ufite, hari ibintu byari biguteye ubwoba, hari ibintu byari bikunanije, ariko umva, ubwoba burarangiye, ubwoba burarangiye. Ariko niba turi kumwe nonaha, turi kumwe, wamanutse muri comment ukandika ngo ubusingitinya ubwoba burarangiye. Manuka wandika uti ubusingitinya ubwoba burarangiye. Andika ngo burarangiye, andika ngo ubwoba burashize in the name of Jesus. Haleluya. Ubwoba burashize. Imana ishimwe. Genda wandike muri comment ngo ubwoba burashize. Imana ishimwe. Ntabwo uzongera gutinya ibibi. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya. Haleluya. Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Umva rero, iri muri wowe imbere, iri muri njyewe imbere. Imana ituye muri twe, ni intwari kandi irakiza. Ni Imana ikiza, ni Imana ibohora,
ni Imana irengera, ni Imana itabara, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana yimura imisozi itabimenya. Imana itugirire neza. Uyu munsi Imana igutegekeye umugisha ku buzima bwawe. Imana itegetse ibyari byaraguhunze byose bize bugufi bwawe, kuko ari Imana ishobora byose. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutwari. Jambo ryawe ni rizima. Ndagushima kubw'ijambo ryawe, ndagushima kubw'umugambi wawe, ndagushima kubwo gukomera kwawe, ndagushimira kubw'imirimo yawe. Haleluya. Uvuze biraba, utegetse birakomera. Mana, ndasengera uyu muntu warungurikiye, yari yarabaswe n'ubwoba, abadayimoni baramuteye ubwoba, baramutsikamije n'imbaraga z'abazimu, imbaraga z'umwijima zimutsikamiye, afite ubwoba bwinshi, abona imbere ye byanze, abona imbere ye birangiye. Ariko Mana, ndasengera uyu muntu, mugirire neza uyu muntu wari urwaye, mukize ubu burwayi. Uyu muntu wari uboshye, mubohore. Uyu muntu wari unaniwe, muruhure mu izina rya Yesu. Uyu muntu umaze igihe ategereje umwana, muhereze umwana. Uyu muntu umaze igihe kinini yaravunitse umugongo, Mana, mukize uyu mugongo mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu umaze igihe kinini aba mu buzima bw'amadeni, madeni amuzengurutseho, mwishyurira aya madeni mu izina rya Yesu, maze imbaraga zawe ziboneke ku bwoko bwawe. Abantu bamara ubwoba, abantu baremera ihumure mu mitima yabo, maze banezerwe, bahereze izina ryawe icyubahiro, kuko uri Imana ikwiye kubahwa ibihe byose. Urakoze Kristo kubanye natwe muri iki gitondo, muri iri sengesho, muri uyu mwanya. Ubwoko bwawe Mana buhawe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Wowe ugiye gufata buno buhanuzi busheyaringa byibura abantu 5, boherereza inshuti yawe, umuvandimwe wawe. Ukimara kubumwoherereza, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka nkubwire, hari ikintu ukora ukagikora wikinira, Imana ikagiguheramo umugisha, kuko umuntu uri burebe buno buhanuzi arakira kubohoka. Akibohoka, Imana iraha umugisha wowe, iraguha umugisha. Birashoboka ko wabushyira kuri stati yawe, birashoboka ko wabwoherereza umuntu. Icyo ukora cyose, nzi neza ko Imana ikiguhera umugisha. Hanyuma niba utari wakora subscribe, yikore. Ukiyikora, Imana iguha umugisha. Ukiyikora, Imana iguhagurutse. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nukubeho neza, Imana ikomeze kukugaragara. Byukura bagirane, kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.